yego aragafite mugafate wo muri bashatu turi batatu yego muga muzunguzemo inshuro eshatu gatatu terenze ubutunzi bazamura bwazamutse tagaza tukora wasano ndakora we have everything amafaranga nako yizera have ndakora we bate utakora subira inyuma mana we toka satana bazimu baki niko Yesu nyirimo mbega inote we muga usa amafaranga arakora muga amafaranga arakora bate utakora we nanjye nabonye wayabonye nabonye wa mugabo we ayo mafaranga rero Yesu we mana we kuvamo yego muri ceceke wishwa gusa wowe icara ariko tuza Yes of course inuzagara mu ngo abanyarwanda usari mutagira ukuza ushinzwe kuri metero n'imisago nasabwa bashaka nyamara imyaka nayo kasongwe homeranza nyamusi gipfa ntibarire ewana uyu munsi ndi kumwe na bakobwa bavuganye na muganga ngira murabisiko byagenze muganga twika inzu twese twarahangaha ariko yanatwemereye ikintu gikomeye cyane arambwira ati uzabarebe ubegeranye njewe batanga gatabi kabakuru baho ubutunzi niteguye kwakira ubutunzi bivugwa sawa ubwo urabizi ibibazo mfite kandi urabizi ko nyene ndagira ngo noneho urumva dore hano ngira ngo naje iwanyu nta byegere tuzagira uvuga ngo twabitubuye twabishyiza negereye iwanyu ndagira ngo duhamagare muganga tuvugane nawe ku murongo tumbabwe ko turi kumwe tumwatira muganga duhe bwa butunzi kaduhamagare muganga ku mugaragaro yewe wenda iri gucamo se reka twumve alo muga umeze ute uriyaho mwana waje nishamusa muvugana duheruka kuvugana ubushize namba yakubyuka wawo mu Rwanda yego muga nimero ni Nyarwanda ni wa munyamakuru kumwe n'abakobwa wari weretse ikimenyetso cyagihe uri umunyamakuru uri kumwe n'abakobwa babakobwa ari wemere ucyagiye weretse igitangaza bamwe bari baratuburiwe n'umuganga wa hano ni babandi wemereye kuzaha ubutunzi muga ngo batanga agatabi k'abakuru batanga umufuragiro sinzi ukuntu abiba mu kigande ngo ubundi ngo bahe ubutunzi byagenze gute nyine bari biteguye noneho twajya udufasha twagira gute mbwira ntabwo ndi gusobanukirwa muga ni babandi batuburiwe n'umuganga gakondo wundi akababwira ko agiye kubaha ubutunzi akabaha ibidakora noneho ukabafasha cyagihe ukabereka ikimenyetso kanatwika iyo nzu uwo muganga bo mu Rwanda yego muga hano irubavu niho turi Rwanda irubavu irubavu yego muga hanyuma barashaka ubutunzi yego nyine twari waratubwiye ko tugomba kuguha umufuragiro twari turi tayari rero twagira ngo nyine udufashe kuko nyine urabizi ko twari twabikubwiye ibibazo dufite twagira ngo udufashe kandi hajya ntabwo ari mwe mwarawutanze cyagihe baraturiye badubituburano twagira ngo nyine udufashe nkuko watweretse ikimenyetso ibyawe yande rero abaciye bari cyagihe barabitanze byose byararangiye nyine barayaguhaye wari wabaciye bano bakobwa hanyuma ko twumva urugande ndi kuvuga nta kibazo ngiyeho kubafashaho dushaka ubutunzi kandi namara kubafashaho yego bazaza baguhamagare kandi nibamaraho kuguhamagara munyoherereze ubamusindikira okusimira abakuru yego abakuru mubashimire dushimira abakuru igitangaza yego muga byananiye abandi bose yego natinze mutegure ikintu dutegura ikintu cya
kijyamo amafaranga y'amanyarwanda y'iwanyu muga dufashe basari ikibazo na miliyoni 60. miliyoni 60? Aka ese zani we zana ubaseru muga ibasari ikibazo zana ibintu na bibi baba we yego muga umwe kumumwe mutegure kintu kijyamo miliyoni 60 zo mu Rwanda. Yego muga muri aho ngaho mu Rwanda. Yego turahari. Hanyuma nimugire ikintu na kimwe mushyiramo. Yego nta kintu kirimo n'ubundi amazi genda shitana maze wese ukiramo hano mushyiremo amazi yenyine. Amazi yonyine? Amazi yonyine. Yego muga nimuyashyiramo mumbwire ngo yashyizemo yangwa yashyizemo. shyiramo amazi wowe fafa bawe wayashyizemo. Yego muga nageramo ungambire ngo amazi yagezemo. yagezemo. Yego bate inkoni cyangwa agati wagafate. Yego muga ibyo bintu ngiye kubikora kubera ibyo mwakoze mwaremeye murama agatabi niko bavuga. Yego y'abakuru y'abarahaga barabemerera ngo ibyo ntibagenda kubikora kandi ariko mwebwe ibyo ntibagenda kubikora ntibabahereza ubutunzi bwo kubabeshaho miliyoni 60 z'aho ngaho mu Rwanda. iyo mujya kuyinja hano uba muzambwira mutange ako gushima agashimwe muga ntugire ikibazo pe ubwo butugiye gusa. Yego ibyo bikoresho byose twabibonye muga none dukora iki? twabibonye muga dukora iki? kuvura abana hano ndi kuvura abana ndi kuri telefone. Twohereze kuri ya nimero se? Uyitumbwira. Zana telefone twese kuri yego muriro. Uri kunyumva? Yego muga zana telefone. Nariho ndi kuvura ndi kuri telefone yindi. Yego nitumara kohereza ako kantu gushimira uyafiteho nagire vuba hajya ngo turashyira amadolari angahe muga? Reka dushyira amadolari angahe y'agashimwe? murashyiraho amadolari 600 yonyine. Shyira amadolari ubwo ni 750 ngi yayindi ugireho nimero. si iyi ngiyi isa muga? ni iyi ngiyi turi kuvuganiraho. Niye yonyine. Yaduhe nimero ya konti. Yego buretse mumenye mwe. oya shero reka musobanure. Yego iyi ntabwo ariyo basindikaho. iyo basindikaho waduhe muri message. ndayiguha muri message niyo ngiyo yaho ngaho mu Rwanda iwanyu. Yego byaba ari sawa. yiduhe muri message wabukoze. reka banze bahereze ubwo bintu byanyu. Yego muga amazi yangezeho harimo n'inkoni irimo muga byose birahari. agakoni watusabye agakoni wagafashe. Yego aragafite mugafataho muri batatu. turi batatu. Yego muga muzunguzemo inshuro 3. gatatu tarenze ubutunzi bazamura ubutunzi bwazamutse. tagaza tukora wasano ndakora we have everything amafaranga nagwa yizera have ndakora we bate utakora subira inyuma mana we toka satana bazimu baki niko
Yesu nyirimpuwe. Yesu nyirimpuwe mbega inote we. Muga usa amafaranga arakora. Muga amafaranga arakora bete udakoraho. Yego muga. Yego muga. Nguhuride wasifunye. Yego muga. Mawe. Mana wenda. Ndi kuyabona. Nanjye nabonye. Wayabonye. Nabonye wa mugabo we. Ayo mafaranga rero. Yego. Yesu we. Mana we. Agomba kuvamo. Yego. Oya se gukari kweguka. Yego kaga riri bato. Nituratwara. Ikindi. Yego. Mutungane. Inimero basindikawitene. Nzazibabwira nizo mu Rwanda nzazibabwira. Nimero aba mu Rwanda bashaka kohereza amafaranga nazo zababwira yo mu Rwanda kugira ngo biborohere. Nzabibabwira ko no mu Rwanda amafaranga we. Babahamagaraho nta kibazo. Bafite wowe. Akose ufite ikihe kibazo aho mu Rwanda. Oya. Nta kibazo. Muga muceceke wishwa gusa wowe icara ariko tuza kucyo sara ese ibi bintu bibaho ntago ibintu bishoboka azi mu bashye zini inzozi Ndagura inzu. oya udakora ariko ese ushobora gusa icara ariko icara Nawe nicara hari. ntamukupye pe baba we ngo kwanza tukavuza umuvandimwe mu bitaro we byumbwira nibiki nta kintu mfite mbwira abanyarwanda moya murakoze amafaranga yanyu ntabwo nyakeneye aya mafaranga sinyiye aya mafaranga ntaba wewe buretse ariko bishobora gusa umva mbabwira amafaranga yanyu sinyakeneye murakoze kamera makuru kamera abanyarwanda ndabona amafaranga yisukiranya nk'imvura igwa muki ibintu ntibibaho nagiye kamera makuru kamera